Haleluya, ndabasuhuje bakozi b'Imana bene data, mwebwe dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Uwiringiyimana Joseph, nkorera umurimo w'Imana muri ADPR ku mudugudu wa Rubonobono muri Paruwasi ya Gatsata. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga muri Yesaya ibice 40, turahera ku murongo wa 28. Mbese ntiwari wabimenya? Ese ntiwari wabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka, niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Ndagira ngo tuganire kuri ayo magambo y'Imana dusomye, aho Imana itubwiye ngo, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana yacu ntiruha, ntirambirwa. Njye nahaye intego ivuga ngo Imana yacu ibirusha imbaraga. Ese ni ibiki irusha imbaraga? Ni ibibazo byawe, ni uburwayi uhura nabwo, ni izi covid turimo. Imana yacu ibirusha imbaraga. Ndagira ngo mbabwire, abantu benshi iyo bageze mu bibazo bakabona birarangiye, bakabona nta buhungiro bundi bafite, ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana yacu ibirusha imbaraga. Waba uryamye ku gitanda urwaye, waba uri mu rugo inzara yakwishe, waba ugenda ukabona nta herezo, Imana yacu ibirusha imbaraga. Umuntu umwe hari igihe ajya ageramo muri cya gikombe cyitwa bwihebe, akabona birarangiye neza neza, akabona nta butabazi. Ariko niba warasomye Bibiliya ukamenya ko Imana yacu umuremyi w'impera z'isi nta kindi kintu kimurusha imbaraga, ibyo bijye bigusubizamo ibyiringiro, bitume wumva koko ko ukomeye, ushyigikiwe. Umuririmbyi umwe yarembye ngo twegamiye umugabo ukomeye. Uwo mugabo nta wundi, urwo rutare ni Yesu Kristo twegamiye, kuko Imana irusha ibintu byose imbaraga. Ushobora kuba wararwaye igihe kirekire, waravuje birananirana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nuhura na Yesu uzasubizwamo imbaraga, uzongera wumve ugaruye ibyiringiro. Mwibuke wa muntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi arwaye yenda gupfa, yari yarabuze umuntu, ubwo amazi yihindagurizaga marayika aje, yari yarabuze umuntu n'umwe wabasha kumuterura ngo amujugunye muri cya kidendezi iyo amazi yihindurizaga. Ariko Yesu yahanyuze yitambukira, gato mumvugire ngo amin. Yesu yahanyuze yitambukira, arangije aramubona, arangije aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Atangira kumwisobanuraho, aturabona Nyagasani, aturabona Yesu, ibibazo ni ibingibi birarangiye, nta buhungiro mfite. Ariko Yesu yari yamwaje atese urashaka gukira? Yesu arakubaza muri aka kanya, wowe urashaka gukira? Ndagira ngo umusubize ngo ndashaka gukira, nawe agusubize ngo terura uburiri bwawe wigendere. Ni ijambo ry'ihumure, ni ijambo ngira ngo nkubwire ngo nubona bicitse, nubona birangiye, ubwire Yesu ngo urashaka gukira. Ntago wagera mu bibazo ngo wumve ko byahita birangira hatabaye imbaraga z'Imana. Bibiliya tubwiye ngo niyo iha intege abananiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Ndagira ngo wumve ko Imana muri ruhande rwawe ihari, kandi aho ugenda hose ugendana nayo. Icyambere ni ukuba wumva ko nta cyaha kigutandukanya nayo. Icyambere ni ukuba wumva ko Imana wayemeye nk'umwami n'umukiza wawe. Nta kindi cyonyine cyabasha kukwereka ko Yesu muri kumwe, ubundi ukongera ibihe byo gusenga, ubundi tukongera imbaraga, tukongera, niba twasengaga rimwe tugasenga kabiri, niba twasengaga kabiri tugasenga gatatu, kugira ngo Imana yongere imanuke ikureho, yongere itwicire imigambi y'incakura. Muri iki gihe tutabonye Imana ngo itwicire imigambi y'incakura, tutayihamagaye ngo izidutabare, nta kintu twaba turi gukora. Hamagara Yesu aze abe mu byawe, hamagara Yesu aze akurengere. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana kugira ngo uhamagare Yesu aza kongerera imbaraga, uhamagare Yesu aza kube bugufi. Mana yacu, Mana nziza, twongeye kugushima kubwira ijambo ryawe, turaguhimbaje. Ukomeze kuryinjiza mu matwi y'abaryumva, ukomeze kuryinjiza mu matwi y'abakurikiye Nkomeza TV, ukomeze Data twese uri mu ijuru kutwongeramo imbaraga, kuko niko ijambo ryawe ryatubwiye. Dusengeye n'abarwayi, dusengeye abantu bose bafite ibibazo, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.